niyo waba witwa Korode nangwa Ivode reka nkurekureho bombe abakobwa ba migikombe nyiri bironda ntuyikanombe wowe urakabura ukubyina tombe ikindi urakabura ukurya inombe na polisi rakaguhondaguza ndembo musore ibuka uriya mukobwa yari muzima ndetse afite n'ubuzima buzima ahazaza he nahari hazima yumvaga azagira umugabo muzima bazabana muri buri buzima ujya kumutereta wigize muzima uvuga amagambo nk'ay'abazima abonye usa neza agira ngo uri muzima physically fit uri katizuma mu mutima imbere wuzuye abazimu ubu uramushukashutse ngo shushushe rijugunye iyo karasharamye dura yifone none maherezo umuteye inda uramwihakanye ngo toka wewe mutote wanyu ni muterinda yebwo ko kwiwanyu ni muterinda gusa mutera umwaka uko kuriya mukobwa w'umuhame ibihumbi 100 narabitanze kubera ko narabonye umuntu kuri YouTube yarakoze ikigeranyo cy'uburyo YouTube zihemba ariko abikora ari gupapira najya numva ngo papa Sava ngo yinjiza miliyoni 100 ndavuga ngo byanga bino gani papa Sava yinjiza miliyoni 100 iyicano ngiyeho yo kubera ko yari trend byatari yari ndavuga ngo yo nage zagiye baranga miliyoni 10 Tawango mwavango miliyoni 10 nango bazajya bamborera himwe nango ibihumbi 500 yego ibihumbi 100 mu mabiguza mu kimi narabima ndagenda mara y'umwaka namazeyo amafaranga menshi nahembwe nabo ese waba ushaka gutangira umunsi wawe ufite imbaraga n'impumuro idasanzwe ya kawa nyayo Malaya Coffee Beans ikuzaniye ikawa yatoranyijwe neza kandi yakaranzwe ku rwego rwo hejuru kugira ngo buri gikombe kigusigire uburyohe budasanzwe impumuro ikurura umutima uburyohe bwihariye n'ubuziranenge bwizewe Malaya Coffee Beans Roasted Perfection gerageza Malaya Coffee Beans uyu munsi wumva itandukaniro rya kawa nyakuri Malaya Coffee Beans every bean says itself kuri wowe ukeneye ikawa y'intoranwa kandi yihariye amahoteli coffee shops nawe ukeneye ikawa mu moko atandukanye wizuyaza fata telefone yawe wandike 0786 82 87 ndakurahiye ntuzaba uhisemo nabi hanyuma ubundi tuzi neza yuko abantu iyo bari kuzamuka cyangwa se iyo bagitangira kuzamuka hari byinshi bacamo hari inzitizi bacamo hari byinshi basitaraho bituma batekereza no gusubira inyuma ariko nkubajije wowe niki cyakugoye cyane ubundi mu ntangiriro ukiza niki wabonye kabisa ukavuga ati iki kintu kiri kungora kiri kumbera imbogamizi nubwo wenda nyuma cyaba cyaraje kuva ariko niki cyabanje kukugora mbo ikintu kigorana byatari no kugira ngo ubone umuntu kuzamura cyane ko umuntu wese nyine ukizamuka yumva ko hari umuntu wamuzamura yego subye ibintu rero biragorana byatari uri kubona uri gukura nako utari kugira ariko akabura nyine abenje ubusanga iyo turi gutangira tuba turi gufokasinga kwa niba bumva ngo Irene ni manager uri kumva nyine bumva ko ari manager yaba manager wa bose yego birumvise so ubwo nyine urumva ikintu kigucarenjinga ubu uri gukora uri kumva ari ukabona Irene nta kintu ari kubivugaho ukabona yego kandi arutegereje yuko urakora akagira icyo bivugaho kugira yuko nawe yagufata yego nyine ubusanga ibyo bintu biracarenjinga byatari nyine mbonero no kubwira iby'umwihariko nyine man nyine bisaba gukora tu ibyo bone nyine byarancarenjinze byatari yes by the way ndabyibuka koko ntago biba byoroshye ndibuka ko hari igisigo wigeze gukora ariko urimo urabwira Merci muri Janizi nibyo niwe cyangwa cyo gisigo urakibuka naragikoze yego urakibuka yego nimba ukibuka rero wakiducishirizamo gakeya bitari birebire cyane abantu bakakibuka nacyo bakongera bakakibuka Merci disi mu Rwagasabo rumwe mu basani Yesu yasize yagusiza gusigasiza ukusuku gusingiza bya gisizi reba mu maso y'uyu musore ndi mwene niyo nsaba ndi kugusaba nenda no gusara niba bisaba umusoro Merci disi ndirasa Merci nunsaba umusoro kugira ngo nsubirize ubusabe Merci this is the reason why uyu musore ndi kugusaba the reason is why uyu musore ndi kugusaba are the following urumwe mu bahuruza imbaga amachance imbere y'iriya mbaga no machance imbere y'iriya mbaga sinzabanje gusabamo imboga nzahahagarara mahagararana inganzo yanjye ngari ganje na changing ya language nogogi yo mu mahanga ari amahanga yose atwanga nzayagandagurira mu Rwondo ntago baho kandi nyine yo ni sawa yego urumva
nanjye nyumvise ari njye washyize mu izina mfite platform nta cyatuma naguhamagara kuko kabisa birumvikanisha yuko hari icyo usonzeye kandi hari uburyo ushaka kubikoramo buri professionnel budatuma umusebereza izina ni nk'ibyo natekereza kuko nkurikije ukuntu acyumvise hari ibyo ushaka kubikoramo ariko butangiza nawe ibyo yari asanzwe akora yego ni byiza cyane muri urwo rugendo rwose rero muri uko kugera igihe ugahura n'izo challenge kutagira umuntu ukuzamura cyangwa se manager kujya ku managing nawe ugiye mu bandi batengamaye nk'abandi bose urumva ntabwo biba byoroshye ese hari igihe wigeze kwicara ukavuga ati ariko ubundi ibi bintu wabivamo mbo biragoye birakoroniza ahubwo uravuga ngo nkora iki kugira ngo bivaho biri bigere ntabwo wigeze ushaka kubireka wapi kuri ibiryo wiziritse nyine iyo wabisogongyeyeho ntabwo wavuga ngo reka mbireke ahubwo uravuga ngo nkora iki nakantu bimwe ariko ndazanamo iki nakora kugira ngo noneho bankunda ahubwo bivaho biri yego ariko wa mugani kubera ko wabitangiriye ku ishuri numva watangiye kubikora nta mafaranga arimo noneho Danizo ubona aragupostinze wandikira merci nubwo ataragusubiza ariko amaherezo yaragusubije biba success Irene nawe bigenda gutyo ndamwandikira nawe Irene waramwandikiye nawe bigenda kwa Irene se byagenze bite amakuru Irene nawe namwe nakoze aka video mwakoze ndagapostinga mwapostinze sharawuti kuri tonalite yego tonalite ndamubona tonalite arakabona aranyandikira ine bugusa ati hayi arambwira ngo mpa nimero yawe ndayemuha aravuga ngo yarambwira mbwira umunsi nzajya gukora ikiganiro kwa Irene ibyo gutyo kandi numva ngo Irene arishyuza njye ntabwo yanyishuje we ntabwo yigeze kwishyuza cyazura icyamamare kabisa iyi numva abandi ngo barishyura kwa Irene nuko urakomeza ariko na Irene se wamukoreye igisigo naragikoze kivuga ngo iki ntabwo nyikibuka neza ko yashize igihe ariko cyaba ngo Irene ni wowe ubikora kinyamwuga Irene njye mbona utagira umwaga abagira umwaga ngo ngira amaga singira amaga njyewe ndi nka aga nubwo ubona ndi yanga uriye ukwanga ndamwanga umuhungu wa ruhanga Irene ngiye uri Irene wangu Irene naho ngo ndi kwibukamo gusa oya ntacyo karamaze ntacyo karamaze buriya umutwe uba ufite n'ibintu byose uba ukora n'ibindi umaze kurenzaho hejuru impamvu ibindi babinga umuntu uko mugenda performinga ku ma YouTube yego kandi icyo ngicyo mba naragikoze nyine nshaho atari ibyo ugiye kwa protein kugira bigere ko bigomba kugeraho hanyuma nongere kubisubiramo yego noneho reka nkwibarize iki kibazo cy'amatsiko abantu benshi baba bafite ibibazo nk'ibi ngibi ariko kubera ko ngiye mba nagiriwe umugisha tukabonana ukansura kuri Kaposi tukaganira noneho nagira ngo utubwire harya babyita kwikebuka ari no kwijora no ni iyihe video wewe ubwawe uzi wakoze ukavuga ati pe iyi ngiyi yanze kuzamuka byanze yananiye irananiye cyangwa se ukayikora kwa kundi uri kuyiterateranya bikanga pe ni mukadata nakoze mukadata abantu barayizi ifite 1,300,000 kuri TikTok ifite 1,300,000 yego ngo iyo video ngo ni mukadata narayikoze igihe nayikoze ibaze ko nakantu k'umunota n'amasegonda nka 45 gutyo I think ariko buri mwana bayikoreye agafuka undi yasinziriye mu mugongo yasinziriye umutwe wamanutse gutya ngo byagenze gute rero umwana yari muzima uri kumva pe nta kibazo afite ndamuheka nshiraho igitenge nshaka gutanga ubutumwa video tukayikura nkayikura ariko nkayikora bikanga pe tukayisubira nkayikora bikanga pe umwana ageze aho aranasinzira none orosa kubera igihe kinini uyikora umusubizamo umukuramo umusubiza uyu nawe namusubizagamo mbyica nyitangira ngo ugire umwimerere nshaka ajya arasinzira umutwe uramanuka byataye noneho niho handi tujya tubona neza wagira ngo umwana arenda gupfa wallahi mukadata abatayizi mwajya kwireba ku mbuga nkoranyambaga za Boyfriend Patrick kuri TikTok kuri Instagram kuri YouTube
mwagenda mukamureba mukamutwikira mukamuha subscribe mukamuha like na comment share ndetse kandi nyaboneka abafite icyo bafasha n'ubundi umuntu uri kuzamuka cyangwa se umuntu uri gukora ibikorwa byiza mukagira mutya mugashiraho itafari ryanyu kuko buriya umuntu yakora ibi ngibi abakeneye abantu kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose abantu rero batanga byose sibyo abantu batanga byose nta kindi wakwifuza uretse abantu yego hanyuma rero twibwirire iyo urebye muri komedi ukareba ukacenga ahantu hose ubona ari ayahe masoko cyangwa se nihe umuntu yakorera komedi akabona amafaranga ahantu yazikorera mbese urabona umuntu iyo umuntu agiye gukora indirimbo aravuga ati ngiye gukora indirimbo ijye kuri YouTube ngiye gukora indirimbo nyishyire Spotify ngiye gukora indirimbo nyishyire Audiomack kuko bitewe n'aho abona hari abantu bazamureba cyangwa se hari ahantu azakura ikintu wowe iyo urebye mu ruganda rwawe rwa komedi ubona ari he ho gukorera niho umuntu yakura amafaranga igihe ayakeneye mu byo akora mu bihangano bye nka komedi mbona kuvuga ngo cyane cyane nyine mbere na mbere ugomba kugira ikintu cy'umwihariko so abantu nyine iyo ugize ikintu cy'umwihariko ibyo ngibyo nyine bituma abantu n'ubundi aho baba bari hose bagira iki ubifatira bufasha uba warabafashe so ibyo rero iyo bimaze kuba successful ugerageza nyine gukora uburyo ki wambuka n'imipaka so ukarusha abandi aba followers ariko by the way uvuze ibintu byo kwambuka imipaka ejo bundi nigeze kubona fishi iriho yuko uzajya muri Uganda yego nagiyeyo iyo ugiye muri Uganda performinga mu cyekerezo kubera yuko buri abantu batabizi nabayeyo mbere yo kubikora naragiraga y'inka oya bivuga ureba hari ngewe rero kumva oya sinzi wenda mbere ubundi nabanje gukoraho comedy kibungo kuri cano nashaka kumentioninga ngenda baranyishuje amafaranga ibihumbi 100 yes ibihumbi 100 narabitanze kubera ko narabonye umuntu kuri YouTube yarakoze icyegeranyo cy'uburyo YouTube zihemba ariko abikora ari gupapira nkajya numva ngo papa sava ngo yinjiza miliyoni 100 ndavuga ngo byanga binoga nimba papa sava yinjiza miliyoni 100 iyi cano ngiyeho yo kubera ko yari trend byatari yari ndavuga ngo yo nage zagiye baranga miliyoni 10 ndavuga ngo mwavuga ngo miliyoni 10 ntabwo bazajya bamborera himwe nangwa ibihumbi 500 yego ibihumbi 100 mama biguza mu kimi narabima ndagenda mara umwaka namazeyo amafaranga menshi nahembwe nabo na amafaranga ibihumbi 10 ubundi bamaga 6 bami 10 banyirukanye nagiye gukina ku yindi cano naha nta bodaboda naha na phone barayibye so ngeze mu rugo rero no kuvuga ngo ngeze mu rugo nyine rugo ibaze ko bari bagiye kubashira mu cyiciro cya mbere bangeze bakavuga ngo uwo nguwo uwo mukecuru mutamushira amafite umuhungu wakize ukina komedi umuhungu w'umustar yego mageze runaha nta nakabonana nkweto abigase kwa nkakeza tumabarire kuba ndibuseka ariko birababaje kumara ahantu umwaka wari uzi ko uzakura amafaranga menshi ku kwezi bakagwemba 6 yes bunyine yarinjiraga kandi wakoze buri munsi yes yarinjiraga yakwinjira bagakuramo amafaranga yabagakikuramo inzu bagakuramo ibiri zabatunga then nkasabutse akaba ariyo mugabana so nahise njya Uganda rero kuragira nka kubera kumara umwaka nahinga nakora kwisuka narahinze amabavaraza nimugoro barambwira ngo ni nasigiti muri ya mabavu havamo amaraso mwumvisha abantu dutuye mu cyaro cyo twabonye ntago biba byoroshye kabisa yes hanyuma rero urumva turashaka ko dukora ibiganiro by'ibice episode kwa yes hanyuma iki kibazo reka tuba ari cyo dusa naho tugarukiraho udushyiraho n'ikiganiro udushyiraho n'igisigo uheruka gukora ubundi dusoze igice cya mbere hanyuma ni iyihe nama wagira umuntu ushaka gutangira ubungubu gukora ibintu bya komedi nakore ibikorwa byivugire adateze ngo runaka zamuzamura icyo namubwira ni ukuvuga ngo we nashyiremo imbaraga adateze ngo kapos zamuzamura nagira amahirwe aze tumuzamure nagira amahirwe kanaka muzamure ariko firstly nafata ibintu bye abivugurure aminjiremo agafu abikore neza kabisa ku buryo ibikorwa bijya hanze bikivugira yes igisigo tumanuka
ntiwagiraga iyo mu mukumbi ujya kumutereta wambaye timba kubonye agira ngo ukize nka dumba kumbi wowe uturuka imatimba utagera guhinga naho umutumba musore umva niyo waba witwa korode nangwa ivode reka nkurekureho bombe abakobwa bama igikombe nyiribironda ntuyikanombe wowe urakabura uko ubyina tombe ikindi urakabura uko urya inombe na polisi irakaguhondaguza ndembo musore ibuka uriya mukobwa yari muzima ndetse afite n'ubuzima buzima ahazaza he n'ahari hazima yumvaga azagira umugabo muzima bazabana muri buri buzima ujya kumutereta wigize muzima uvuga amagambo nk'ay'abazima abonye usa neza agira ngo uri muzima fizikari ifite uri katizuma mu mutima imbere wuzuye abazimu ubu uramushukashutse ngo shushushe rijugunye iyo karasharamye durayifone none maherezo umuteye inda uramwihakanye ngo toka wewe mutote wanyu nimutera inda yebwo koko iwanyu nimutera inda gusa mutera umwaka uko kuriya mukobwa rawumuhamije. Yes, bamwita boyfriend Patrick wa boy ahantu hose muramuzi ni wa wundi. Hanyuma icyo gisigo cyitwa ngo iki? Cyitwaga ngo musore warahemutse. Kiraprodinze? Oya. Nawe kiraprodinze. Yes, hanyuma rero icyo gisigo mukitege vuba hanga kabisa. Ndimo nagikora urumva ko shira hanze urumva ko ari igisigo kimeze neza. Reka mbashimire ko mwabanye nanjye kuri Ka Positive ndi wa muhungu wanyu rutagwabiza iminega udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse usangiye isaho n'abarwa gasabo. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane hanyuma ntimwibagirwe gukora like share ndetse na comment subscribe yo ni ingenzi murabizi cyane ndabakunda cyane ciao